mu bantu bakunzwe muri uru Rwanda, mu bantu bakunzwe bafite account kandi ikurikirwa cyane, Memel Dawo ari mu bantu bakunzwe cyane. John nawe kuza ukuri mwibwira niba ari intare yakorewe piramide. Birashoboka ko ndabona n'abanyamakuru bakomeye bamufollowinga. Twinjire muri piramide neza. Twinjire muri piramide. Reka maze mbabwire ngo dufite itariki ya mbere z'ukwa 10. Ariko ubundi iyo tariki mu hari ikintu ikisobanura makizi. Ikipe y'ingabo z'igihugu ifite match na piramide ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Ubundi uvuga iya mbere ukwakira. Ubundi yitwa iya mbere ukwakira. Mu wa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka. Reka mbamenyeshe bihuze rero wikoraho cyane aho ngaho itariki ya mbere z'ukwa 10. Itariki ya mbere ukwakira. Umunsi ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe izwi cyane, izwi n'abanyarwanda, iya mbere ukwakira ubundi ingabo nibwo za FPR nibwo zafashe iya mbere. Ziravuga ati iki gihugu kiboshwe imyaka n'imyaka nibwo tugiye kubohora igihugu. Kagitumba irafungurwa, abasore n'inkumi barinjira, u Rwanda rutangira kubohorwa icyo gihe. 94 biraba. Ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwa 10 hazaba ari kuwa 3. APR izahura na piramide. Abakinnyi uyu munsi intego bazi itariki ya mbere y'ukwakira. Ku biganiro byakozwe n'abayobozi. Umukunzi wa APR iri joro tware mu biganiro n'ubuyobozi bwa ekipe, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Ubuyobozi bwa ekipe, ubuyobozi bw'abafana, twongera kwibukiranya itariki ya mbere ukwakira. Yego. Buri muntu wese aruriya yafashe imihigo ayigiriye, aravati itariki. Uko inkotanyi zitadusebeje niko abakunzi b'ikipe batazagira gute, batazasebya APR ndetse n'igihugu. Bati bayobozi ikipe turabizi mwareganije afanda ati ikipe izi yo tariki rwose, kandi bazi na piramide. Ikindi kintu kizwi cyane nuko nta kabiri mu rugo rw'umuntu. Ubu none intego ruvuga ngo kirazira kabiri mu rugo rw'umuntu. Kirazira gutsindwa kuri iyo tariki. Urugero ni inkotanyi uko zakoze niko ikipe ya APR igiye gukora ku itariki ya mbere ukwakira. Imyiteguro mwayitangiye. Imyiteguro yatangiye. Muri uwo mugoroba hakozanga mbere najya tujyane Nyarutarama nobere inama. Niho twari turi. Wavuze ngo ntago ari ubwiru ngo ntago ari ubwiru. Nibyo nabidusangize ko n'ubundi byagaragaye kuri social media twabonye. Byagaragaye. Mwari muri kumwe na chairman mwaganiriye twari duhari. Yego. Chairman n'abandi. Chairman mbere na mbere. Chairman na twamubonye hari afande Ruzibiza. Yego. Hari namwe nagiye mbona amafoto atandukanye. Yego. Ariko ikintu naje cyashimisha abantu benshi. Yego. Bagiye bana corona na reaction. Yego. Nukubona Jangwanovic. Reka nongere bisubire mu rugo. Aranadukurikiye umuhungu wanyu. Ewana Jangwanovic yimereye neza cyane, yambaye ikoti ryiza cyane. Zandani zavugaga yuko urabona ngo Jangwani ngo cyagihe ngo ari ku ishuri. Twita ku ishuri twebwe ngo yaravuze ngo nyewe ngo kugira ngo bizagenda kujyana gutya nsubire mu nshingano bizagenda kujyana gutya. Jangwani twararanaga ku gitanda. Tubwire Jangwani mbere na mbere aracyari umuvugizi w'abafana banyamukandagira. Ndagira ngo shyireho umucyo. Byaganiro by'ingenzi. Uwo mucyo muri iriya nkera ni ibi. Urumva mu mugoroba, muri uyu mugoroba hari guhura kw'abayobozi ba ekipe ndetse no guhura kw'abayobozi bamwe, ntabwo ari bose, b'abafana cyane cyane umujyi wa Kigali, kuko urabizwa mu ntara ntabwo babatumira muri uwo mugoroba ngo uhite ubabona, ariko turimo turategura uburyo bose bazahura. Harimo no guhura n'abari abantu bari bari ku ishuri ari aho bari bagiye, harimo ndetse na Jangwani. Mu by'ukuri ku mucyo
uhari Jangwani niwe muvugizi w'abafana ba Peri. Jangwani yarayibereye ubu ngubu muri aya masaha tuvugana nawe arimo arajya aganira na General gake gake mbona nkubona biganirira gutya amubwira ati Jangwani biganira gake ati Jangwani urukundo abakunzi ba Peri baguha urukundo abasportifu bagukunda ntabwo Peri igeze rutesha agaciro kandi bizanabaho. ngo nabonye no mu magroupe muri no kuvuga ngo muzamusure y'abafana muri gukusanya inkunga ntabwo zandani ziba zansanze kuri Jangwani. Jangwani imbere y'abafana rwose niwe muvugizi unamerita Peri mu bafana amafaranga ni menshi ari gutangwa ngo rwose ibyo mubwira ako Jangwani arakunda Jangwani ubu ngubu cyo mubwira wanjye akunzwe cyane reka mukubwire uriya mwana avuga ibintu bimurimo nta nubwo agereranywa n'abandi mbona bamugeranya n'abandi avuga ibintu bye bimurimo. Bakunzi ba Peri bakunzi umupira w'amaguru bakunzi ba Jangwani arari 100%. ubu uyu munsi yatangiye ibiganiro muramubona mu isura nshya imeze neza ahubwo namwe kuri uwo munsi wo ku itariki ya mbere Ukwakira muze namwe muzabashike no kumwiganiriza munamurebe munamubwira ati Pore si Jangwani gusa yego hari n'abandi nabo bari kumwe bose nabo bari kumwe nabonye abanyeshuri bari benshi abakunzi ba Peri ibintu mu gisirikare ndarega ntago ababizi abakunzi ba Peri bari hariya bose barigiye kuri rashuri bose bari bahari ubuyobozi bubabwira ati Pore kandi turabizi yuko muri abakunzi ba Peri ibyabaye ntabwo ari ku mpamvu ya Peri kandi koko biranasobanutse ni impamvu y'amakosa yakozwe na bamwe muri Minadefu kandi none barimo babikurikiranwa mwebwe murabe nkuko ubucamanza bwabyanzuye kandi murabizi ko mwagiye muvuga n'ubucamanza Peri ntabwo ari umucamanza ariko icyo tubahamagarira ahangaha ni ukubabwira ngo tubereka turi ababyeyi reka amabwiza ukuri dufite ikipe ifite ababyeyi Peri ni umuryango pe icyo kintu abantu bose ari abahavuye baryohewe gusa sibyo byavugiwe gusa urumva n'abantu nyine bari confusinga yego ukomeza abantu bazi ko abantu bari bafunzwe na Peri babwiza ukuri riga babwiza ukuri warabizi cyane cyane simbijyamo cyane icyo nshaka kuvuga nta wa Peri urena cyane rwose kwa Peri ni ikipe ibindi byakurikiranwa n'inzego zifitiye ububasha nta Peri irimo rwose abavuga ngo Peri ngo yarabafunze Peri no Peri ni ikipe y'umupira ibyo bitandukanye 100% no kuba haba harimo gukurikirana ibijyanye n'umutungo wa Minisiteri y'Ingabo nta Peri irimo rwose hatazagira n'umuntu byitiranye nanabihuza rero niyo mpamvu ntekereza yuko na geste nziza nge nanayikunze bo natwe twari twatumiwe n'abanyamakuru nge na Rikari ariko bijya muri cadre y'abafana biba byiza ko tutajyayo kugira ngo abafana b'ikipe n'ubuyobozi bwabo bagirane ibiganiro byimbitse batavuga ngo harimo abanyamakuru wenda ntitwirekure so mu bwumvikane rero twagiranye n'ubuyobozi bwa Peri twebwe twabuze tuzagira igihe cyacu ababyerega n'abayobozi b'igihugu at the end of the day bazadutumaho natwe tuganira ibyacu ibyacu by'akazi kacu usibye ko njye nanakeneye ko twanabiganiraho cyane hari abantu batekereza nanabivuze n'ejo kuko se buriya ngazongera avuga ya Peri Peri ko ari akazi kacu Peri nari ndaranzirota na saa 8 manzirota mba ngomba kuzimenya so ntacyo bitwaye ntaho bihuriye niyo mpamvu n'abajangwani ubona babyakiriye biteguye no gukomeza akazi n'abavugaga yuko Jangwani ngo yavuze ko atazakomeza vraiment nge twarararanaga Jangwani yarambwiye ati Rugaju uzabimvugire rwose nka petit frère Peri ndayikunda ni ikipe mba ku mutima nta kintu na kimwe cyanandukanya nayo kandi yarazi situation turimo ko nta hantu ihuriye na Peri aravuga ati rero rwose ngewe akazi niteguye ko gakomeza gusa ko umuntu afata igihe iyo umuntu nanjye wabonye ko namaze igihe ndakora iyo umuntu akiva nyine ahantu nk'ahari uhamaze ukwezi ukeneye igihe runaka cyo kuruhuka ugatekereza neza ugatuza mu muryango ukagusura bene ibyo so babonye Jangwani acecetse abantu
bati buriya byaracitse ariko nta cyacitse. Nicyo kintu nagiye kuvuga rigani. Urumva abantu bagiye bagendera muri wa mujyi ko Jangwane yahise aceceka. Jangwane yagiye akubitwa na kamalariya. Yavuye hariya ahita akubitwa na kamalariya. Oya nari baye tukiriyo. Antajyaga muserereza ngo yafashe amasengesho y'iminsi urahita arwara malariya. Twaburiraga za Gikondo akambwira ati ariko ndimo ndagarukamo. None abantu babijyanira muri icyo kintu. Ariko nyuma mbabwire ko n'ubuyobozi bwashimiye bari abantu bavuye ku Murindi. Abantu bose bafatiye ya mbere Sekafa bagahita bajyayo cyane. Batubanye ba Thompson narabavuze cyane. Bari barimo kumbwira bati Ruvuyanga ntutuvuge ndabavuga jewe. Yabashimiye Julius rwose Thompson ibintu n'abantu bakiye bari. Ukuntu kundi nk'abarogiye kongozi kamwe zitahanye. Ariko hari n'umuntu ukunda byari twakoranaga yajyaga yivugira ngo ndayavuga. None se umuntu bita Julius urumva ni rafiki yangu cyane musuhu akumuvuze nabi Papa Julio Papa Julio najyaga musereza nkavuga ni urabona ko uvuga action college nawe ajya avuga ni Papa Julio ni jyayo mwijyaga Murindi najyaga buri gihe musereza avuga ni iyo jyayo we mwijyaga na George urumva akaza Thompson urumva abo bose bahise bafatiye ya mbere. Yewe najye Dar es Salaam wabansesikayo ndavuga none karaba ubuyobozi bwari bwashimiye ariko ntabwo ari byonyine byabaye kuko twahaganira ibintu bitandukanye ndetse bigomba gushyira umurongo mu mifanire ndetse habaho no gutekereza cyane kuri iyi match dufite. Iyo niyo y'ingenzi none ari kujyaho. Hari byinshi byari bikenewe muzi ko nta gezi zari zihari ishyashya ariko murabona ukuntu nambaye uyu munsi wambaye neza ngira ngo murabona kagezi gashya cyane. Bya bintu by'amajezi y'abafana dasa n'abakinnyi mu mwabikemuye 100%. Ubu hari ikipe yaba iyo mu rugo cyangwa se twasohotse iza abafana zamaze kujya hanze. Jezi z'abafana muri mu rugo no hanze. Mu rugo no hanze. Kandi noneho tubasha kuganira n'ufite isoko ryo kwishyira hanze. Tubasha kujyana mu biciro tubishyira ku biciro twese kumvikanye n'ubuyobozi bw'ekipe buraho ngaho. Ku buryo abenshi bari barabaye icyuye. Urabona ko nayo ndawambaye. Twese twayicyuye. Bivuze iki? Bivuze ngo imyenda ku isoko irahari. Ubu uyu munsi ugeze kuri UTC wahita ugura imyenda aho ubushoboye ukafata iyo ku Murindi. Ubu imyenda irahari. Si icyo gusa twarebye tuganira no ku biciro byo kwinjira dusanga 5,000 wa gatatu nabyo byakabaye ngombwa ko tumanuka amafaranga narabaga nkora ni menshi ngombwa ko twamanukaho tubiganiriye. Ubure buyobozi bwa ekipe buravuga buti ibyo abafana bemeje nicyo kintu njya nkundira APR. Ubu hari ikintu yazanye ikintu cyo kuvuga ngo ikipe ni iyanyu ni mwebwe muyifite kugeza uyu munsi ikipe iri mu maboko y'abafana. Niyo mpamvu bwira umukunzi wa APR niyumve ko ikipe bayimushyize mu biganza nta wundi nyirayo nibo nyiba nyirayo nibaza bayishyikire. Kwinjira ni 3,000 cyangwa amafaranga mba nkeneye nukajya umwebya ngo VIP bikini. Reka ngusobanure nyine hari kurya ko huzura. Reka kuba kunze ndabona kuri APR bavuga yuko ni 3 itariki 28. Reka mbigusobanurire. Ni ukuvuga ngo ibyo biciro bya 3 byagiyeho kugeza ku cyumweru saa 6 z'ijoro kuri 28 kugera kuri 28 saa 6 za nijoro. Imwe bita Elbel. Niyo mpamvu